ndabizi abagore bubatse ntago iyi video ribuze kubashimisha, ariko reka mbabwize ukuri, niba uzi ubwenge ushatse waguma muri urwo rugo wubatse. Niba umugabo watagukubita kubera ko ndakubwije ukuri, hano hanze nta bagabo bahari. Umugabo wenyine ushobora kwihanganira uwo mubyibuho umaze kugira ni uwo mugabo wawe. Umugabo ushobora kwihanganira ayo mabere yaguye ni uwo mugabo wawe gusa, ni izina ry'Imana. Uwo mugabo ni ushobora kwihanganira n'uwo munwa wawe watitude ugira, utagifite n'ikibuno nacyo kirashaje. Uri kubyo niwe wenyine ushobora kubyihanganira. Abandi bagabo hano hanze ntibashobora kubyihanganira. Ndabizi baragutereta, ushobora kuvuga ngo ehengo barahari. Ndabizi barahari, baranagutereta. Abagabo kugutereta biratandukanye. Bazagutereta kugira ngo baryamane nawe kubera ko ufite n'umugabo. Bashatse banakurangirizamo kuko n'uwo mwana nta nubwo bagwa, niba afite n'ikibazo n'uwo mwana wagenda ukamugereka ku mugabo wawe. Uko niko kuri. Ariko nutana n'umugabo wawe, nta mugabo n'umushobora kugushyira muri urwo rugo. Bazifuza kuryamana nawe pe, bazakwizeza ibitangaza, ariko nta n'umwe ushobora kukuronga. Rero uburyo utangiye kujya umubona nkaho nta cyari cyo, ukamuzana agasuzuguro, ngo wava muri urwo rugo, ngo ugakora divorce, ugatwara inzu, ukagira ute, ngo hari abandi bagabo bari kugutereta. Mubaze n'aba bakobwa b'imyaka mike batari bashaka, nabo babuze abagabo. None ni kugira ngo umuntu anabimenye, nje n'aba ex banjye bose nta n'umwe wari wubaka. Ni rwo rwego none ushobora kubyumva ko bino bintu bikomeye, kugira ngo kubona umugabo aka kanya nguri guta umugabo wawe ngo uzabona undi. Uzabona no kuryamana nawe, ariko nta wundi mugabo uzabona mu bandi. Ushatse wamenya ubwenge rero, ushatse wafunga umunwa, ushatse wakubaha umugabo wawe ukamwitwararikaho uko ushoboye kose. Aha kanigendere Muchoma na yanjye.